rero uyu mugoroba iki gicamunsi dutangiye dufite umutumirwa hano. Umutumirwa witwa nde madamu? Ko ndewe ufite umwana. Ngo Anyita Cyuzuzo Marie Grace. Ubwo rero uyu mukobwa ndabona afite umwana muto cyane. None se wa mukobwa we, uyu mwana yavutse mu buryo wumva bumeze gute? Tubwire twumve. Uyu mwana nyine uko mubibona ni gutya. Nagiye kubona nyine biraje bimwe by'abakobwa biba biraje gutyo. Gutyo gusa se? Ese uko byabaye nawe nukumva. Noneho ubwo nyine ndumva agifite amasoni. Ese ufite imyaka ingahe? Imyaka 18. Ndumva koko ntago byoroshye kabisa. Ntago byoroshye, wari ukiri muto cyane. Nese ubwo wari wabigambiriye, wateguraga kubyara, ntiwabiteguraga, watubwira uko bimeze? Ni impanuka zimwe z'abakobwa nyine ngiriye abana b'abakobwa inama, bababwira kwirinda abasore b'iki gihe. Abasore b'iki gihe baragufata bakagushuka, ntihagire ikintu bakumarira, bakakurebamo gusa. Njye nabagira inama yo kwirinda abahungu b'iki gihe. Ubu mbese uwakugira kandi umukobwa wakongera bushyashya? Nakisubiza njyewe. Ukongera ukaba umuntu muzima, ukazashakira igihe wawe atari ukubyara gusa umwana udafite gahunda. Ubundi njyewe nabonye ikirimo. Ngubu nabonye ikibi n'icyiza nakifata tu. Uyu mwana w'umukobwa arababaye, gusa ntago twamupfobya. Aka kavaburayi kavutse turagashyigikiye, ariko icyakongera kikamusubiza kuba umukobwa ntago yakongera. Ibyabaye byarabaye, ariko ubu ntago byakongera kubaho. None se umuntu mwabyaranye muravugana, aragufasha, bimeze bite? Ntago tuvugana. Sinzi niyaba njyewe. Ntago mbizi. Uyu mwana w'umukobwa yarahuritse rero. Ese abandi barabafasha, ndumva ari icy'umwihariko, atandukanye n'abandi. Abandi barabyara bakabafasha, cyangwa akagenda akabana n'uwamuteye inda, none we yicariye aho ngaho mu rugo. Ndimenya, isabune ndayimenyera, amavuta ndayimenyera. Ubwo rero nyine nuko. Ko numva wahuritse ra? Cyane. Ndumva rwose uri umujyanama, wagira inama urubyiruko rw'iyi minsi. Narugira inama nkanjye, narugira inama kuko njye narabonye icyiza n'ikibi cyose narakibonye. Umukobwa w'iyi minsi baramufata bakamurebamo, umutipe agahita yigendera. Murabyumve bakobwa, murabyumva abasore, barabashuka mukagira ngo ni ibintu by'umunezero, ariko nyuma biba ingaruka. Yamaze kumubyaza arigendera, ntazi aho aba. Uyu mwana ni nyina umumenya. Uyu mwana yiba afite nyirakuru na sekuru nibo bamumenya. Urumva ni ikibazo gikomeye. Abakobwa mube maso ntibakabashuke. Mujye murindira mukure, mwubake ingo zanyu kugira ngo ibintu byose bigire gahunda, abana bazavukire mu muryango wizewe kandi bafite umunezero w'ababyeyi bose. Murabyumve. None hano hari undi muntu wicaye hano w'urubyiruko. Muri rusange wagira abakobwa inama gute? Yewe mfashe nk'abakobwa turi mu rubyiruko, nanjye ndi mu rubyiruko kuko sinari narengerana. Mfasha abakobwa bagenzi banjye nabagira kubona umuhungu ukamufata nk'inyamaswa. Ntumwizere ngo umugarurire ibyawe byose. Abahungu b'iyi minsi babaye nk'inyamaswa. Ubwo rero nabagira inama zo kwifata. Niba kwifata byakunaniye ugakoresha agakingirizo. Urumva aho abantu bageze kugereranywa n'inyamaswa. Inyamaswa nta bwenge zizi, ariko hari n'inyamaswa mbona zizi ubwenge. Ariko oya, abantu ntibagahinduke nk'inyamaswa, bisubireho. Oya, abahungu b'iki gihe njyewe narababonye, nta cyiza kibarimo. Ubwo wagiriye abakobwa inama, n'abahungu biyumvamo bumve ntibagashuke abana b'abakobwa.
babyumve babyiteho kuko ibi bintu ntabwo ari byiza. umuhungu aragufata akagutesha agaciro wari ufite, akagufata nyine nk'ikintu utazi. Sha abakobwa bimenye. Ni ukwimenya byo. Ubu wafashe umwanzuro wo kugira abakobwa inama. Rwose umukobwa uzandeba n'uzanyumva wese azanyiteho, amenye ububabare nagize, azigira inama. Ubu wabifashemo umwanzuro ntabwo ushobora gutusha. Oya, narabonye. Nibakumvireho rero muri iyi minsi, ntihakagire umwana w'umuhungu aza akabashuka, ntihakagire abaza babakangisha. Ubwo se yagukangishe nk'ibiki birenze ra? Nta mafaranga wa mubyeyi we. Kandi atari na menshi cyane. Uko yaba angana kose ntago angana n'ubuzima. Oya, wenda umukobwa w'iki gihe usigaye umuhana avayo, ntabwo wamuhana ataragerayo. Gusa nyine nabo bazigira inama, ababyeyi baratubwira ntabwo twumva, ubwo nyine ni uko. Oya, babyumve ntibagateshe umutwe abana b'abakobwa, bajye bareka bakure nabo bubaka ingo zabo zikomere. Abana bavukiye mu miryango, umwana akure afite se na nyina umwitaho. Nk'uyu mwana ubu azakura yumve ngo papa we ngo ntamuzi, bimutera ipfunwe, agira agahinda. Ibyo ntabwo bikwiriye, ntibikabeho. Oya, byo ipfunwe ntabwo ryabura, kandi n'umwana mbona njye akenshi umwana azi, ariko abana barananirana. Nk'ubu ngubu nkanjye mu rugo baramanaga sinumve, ariko njye saa izi ngizi ngomba kugira inama umukobwa atanyumva akabireka. Ariko anyumvishe nawe nyine ubwo yagenda mu nzira nziza ntamere nkanjye. Ubwo urababuriye rero babyumve, batege amatwi, bumve ingorane bahuriramo nazo, bajye birinda, kuko iyo umuntu atirinze n'izi ngorane ahura nazo. N'abahungu bumve, bajye bagenza gakeya, ntibagatere imiruho abana b'abakobwa, bajye bareka bakurire iwabo, bashake igihe kigeze babyumve. Nuko rero ubwo ibi biri gukorerwa kuri channel yitwa Hobera TV. Twashatse kubagezaho ibiganiro, ibintu byo gutanga urugero ku bantu ngo babone uko bitwara muri iyi minsi, kandi ni n'inyigisho abantu bose bige bamenye, bigirire abanyarwanda akamaro, bajye bagenda muri gahunda. Murakoze. Uyu mutumirwa rero yitwa Grace, nanjye turi kuganira nitwa Mama Daniela, ku izina muri channel muri filime nakinaga nitwa Kirisensiya. Ubwo nuko mukomeze muturebe, mudusharinge, mudushyire stati kugira ngo dutere imbere. Ciao.